Shalom shalom ndabasuhuje mu izina rya Yesu muraho ndizera ko muri amahoro muherereye hose Imana ihabwa icubahiro ikomeje kuturinda kutuba hafi no kudukomeza nkuko mubizi nkuko magufa akurira mu nda y'umuvyeyi uko niko n'umurimo w'Imana ukorwa mu buryo bw'ibanga. So turakomeza rero nuko kwezi turimo kubijyanye n'inshingano z'umukristo cyangwa se inshingano z'abana b'Imana tugomba kuzuza cyangwa se tugomba kugaragaza muri iyi si turimo. Reka dusome Matayo igice cyaho cya 5 umurongo wawo wa 14. Umurongo twihaye tumwe turagenderamo muri bino bihe tuvuga hejuru y'inshingano z'umukristo. Umurongo wa 14 avuga ngo muri umucyo w'isi umudugudu wubatse ku mpinga y'umusozi nubasha kwihisha. Amen. Umucyo w'isi ntago ari umucyo w'ijuru. Mubyumve neza, Bibiliya iragaragaza neza uru rumuri aho rugamije kumurika cyangwa se aho biteze ko ruzana umucyo cyangwa se ruzana urumuri. Baravuga ko ari ku isi ngo muri umucyo w'isi, muri turi umucyo w'isi. So ni ikintu gikomeye rero, ntabwo turi umucyo wa eglise, ntabwo turi umucyo cyangwa se w'itorero ubarizwamo, ntabwo uri umucyo wa serire uteraniramo, ntabwo uri umucyo mu bakristo, uri umucyo mw'isi. Isi tugomba kurimurikira, tugomba kwibera urumuri, tugomba kwihereza umucyo. Rero ikibabaje muri bino bihe kubera iki utarimo kuzana impinduka y'ahantu uri. Biroroshye, ntabwo wasobanukiwe ko urumuri ufite si urwawe, ni urumuri rw'abandi, ni urumuri rugomba kumurikira abandi. Itara iyo riri mu nzu ntabwo rimurika ku bwaryo ku bw'inyungu zabo. Oya, itara iyo rimurika mu nzu barimurika ku bw'inyungu z'abari mu nzu. So mbere yuko ukora ibintu, mbere yuko ujya mu bintu, mbere yuko ugira icyo ukora, mbere yuko usenga, mbere yuko wiriza, mbere yuko utanga, mbere yuko witanga, mbere yuko ikintu cyose wakora nk'umukristo ugomba gusobanukirwa kwanzira ijambo. Ese ndabikora kugira ngo murikira abana cyangwa ndabikora kugira ngo nimurikire? Iki ni ikibazo gikomeye abantu tutibaza nk'abana b'Imana, tutekereza. Kristo urugero rwacu ari we tureberaho. Biravuga ngo tugire ikirenge muke cyangwa se duhanga amaso Kristo ari we banze ryo kwizera kwacu, cyangwa se ngo dutumbere Yesu aho yicaye iburyo bwa Data. We nk'umucyo, we nk'urumuri rwatumurikiye tukava mu mwiza twari turimo tukinjira mu bwami bw'Imana bw'umucyo w'umwana wayo ikunda, ngo muri we ngo harimo umucyo, ngo kandi uwo mucyo waragakiza k'abantu, ngo bawakiriye wabahinduye kuba abana b'Imana. Ubwo rumuri rero twakiriye ari we Kristo, ari rwo rwatumurikiye. Ntabwo Yesu yikunze agundira urwo rumuri, yasize ubwiza n'icyubahiro ahitamo kutumurikira, ahitamo kumurika urumuri rwe. Tuva mu mwijima twari turimo, tuva mu mwijima w'icuraburindi twari turimo w'ibyaha, wo gutsikamirwa n'abazimu n'abadayimoni n'imyuka mibi. Amaze kutumurikira adushigira inshingano zo kumurika. Biravuga ngo mumurike, muri umucyo w'isi, mumurikire isi. Isi tugomba kuyimurikira, ariko ikitubuza kuyimurikira nuko twirebaho tugashaka kwimurikira, kandi tugomba tumurikira isi. Iyo mvuga isi ndavuga abantu bari mu isi bakiboshwe n'iby'isi, bakirukanka muri iyi si bakora ibyaha, bari kure y'Imana, batazi byagakiza. Abo ndimo ndavuga tugomba kumurikira. Ariko rero impamvu utarimo kumurikira nk'umwana w'Imana nuko urimo gushakisha ibikumurikira, cyangwa se urimo gushakisha kwimurikira kuruta kumurikira abandi. Iyo Yesu ashaka kwimurikira ni ari kuza mu isi, ariko yahindutse urumuri rw'isi aza kutumurikira, ariko byamusabye ikiguzi. Asiga ubwiza n'icyubahiro, arabisiga, yemera kubamwa, yemera kuza mu isi, yemera gukorera abantu, yemera kuba nk'umuntu, yemera gusuzugurwa, yemera gutukwa, yemera ibyo bintu byose arabyemera kugira ngo ashobore kutumurikira. Iyo ufashe icyemezo cyo kumurikira isi, hari ibintu uheba, hari ibintu utakaza, hari ibintu utajyamo, hari ibintu udakora,
hari sacrifice, hari ikiguzi ugomba gutanga kugira ngo uhinduke urumuri rw'isi. Imana iki cyumweru cyose tuzavuga kuri ibi bintu birindwi bishobora kudufasha kugendera muri uru rumuri, tukarutanga, tukarugaragaza mu bantu, abantu bakaza bagakizwa kuko bamurikiwe n'uwo mucyo. Turi umucyo w'isi, ntabwo turi umucyo wacu, nta nubwo turi umucyo w'itorero tubarizwamo, kuko abantu babaye abakristo cyane mu itorero ariko nibo abakristo mu isi. Imana ibahe umugisha, Imana ibahezagire, mugire icyumweru cyiza. Tuzatangira n'ejo gushika ku cyumweru tuvuga ku bintu birindwi bishobora kudufasha kugaragaza uru rumuri twakiriye muri twebwe kugira ngo dushobore kubera umugisha abandi, ariko barugaragaza nabemera gutanga ikiguzi. Yesu abahe umugisha, Yesu abahezagire, mugire icyumweru cyiza. Ciao, bye bye.